umuntu umwe yarabaje arabata ariko se ko Amerika ivuga icyongereza kuki kuri faranga ryayo haba hikirati ni ikibazo n'ubwiru aho ngana ryo ushaka gutekereza ko ucyakira n'ururimi rw'abaromani kuva kera kandi bategeka izina kuko buriya banke mondiale na FM buriya ni ibintu by'umuntu wikorera ku giti cye bisa ngo ni ibya mondiale ko ni by'umuntu wikorera ku giti cye buriya ni iby'umuntu umwe umuntu umwe wikorera ku giti cye mondiale ahatse bose umuryango wa Rockefeller niwo wavansa izi nyigisho ubona utanga n'amafaranga mu madini kandi ukongera ugatanga n'amafaranga mu mirwanya amadini Amerika ntabwo ibaho n'intorezo nk'uko waba uri ahangaha ufite buri umunyamaboko ugafite intorezo ukayikubita hariya igashwanyuza ibintu abantu bakibwira ngo ni noneho rukumbi nayibaho ni abwira abantu ati ibintu mureba mukurikira ntabwo ari byo twe nk'abanyamerika turashaka ubwigenge ntabwo tugire twigenga kuko ntabwo twigenga ku mafaranga ari amafaranga barayakora bakayahamirika ku nguzanyo politike mpuzamahanga iri mu Burayi amadini n'imarayi yagiye gukurwaho yagiyeyo aragenda afite inshinga nini kwigarurira amafaranga ya Amerika kwigarurira politike ya Amerika kurwanya iyobokamana rishingiye ku bukristo no gushinga umwiryane ushingiye ku moko uyu muryango wa Russell ni umuryango ukomokaho n'utuga Charles Taze Russell fondateri w'idini ry'abayehova ubwo idini ry'abayehova rishingiye kuri Illuminati uburyo bweruye umugabo witwaga Johannes Adam Weishaupt yari umuyahudi yego ariko akaba nanone muri ubwo buyahudi bakaba yari umudage yari atuye mu ntara ya Bavaria yo mu Budage noneho yahuriye n'imbaraga zidasanzwe zo twita invisible force bahuriye mu buvumo bwa Ingolstadt mu Budage aho ngaho i Bavaria ariko kumwe n'abandi bagabo batatu ahabwa amabwiriza yo gutangira ikintu gikomeye ku isi ikintu rero yatangije kwari ugutangira politike iganisha ku guhindura inyoko muntu noneho bakayiza mu kintu cyo bitari yo world order kumbi ntabwo ari umunsi umurimo usanzwe tubona ibintu tubona ku isi turasingiza si ibyacu dufite gahunda yacu so rero uwo munsi turawizihiza tukawizihiza ariko mu by'ukuri tuba twizihiza ya gahunda yatangiye yo kugira ngo abantu bari mu isi bose bahinduke ukundi nk'uko batanabishaka ubuzima bw'isi ya none uyobowe n'imiyaga abafite ikimenyetso cy'amaraso turashima Imana yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo dukomeze tuganire ku ijambo ry'Imana tuganire ku bintu bimwe bigiye bitandukanye biri hirya no hino ku migabane igize isi reka rero tubasuhuze mwebwe abakurikirana Iron TV inshuti zacu mwese yaba bari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abari muri East Africa haba tugiye wenda za Uganda za Kenya tujya tubona abantu badusuhuza n'abadukurikirana abarundi turabasuhuje abatizedi abakongomani nabo bariyo turasuhuza bari hirya Zambia Mozambique Zimbabwe Malawi mwese mudukurikira Imana bahumugisha hanyuma dufite inshuti nyinshi ziri Norway tukagira abari muri USA amahoro y'Imana bane namwe abari France Belgique Imana bahumugisha mwese abakurikirana ubutumwa bwiza tubagezaho no muri Australia twabonye baramaze kuboneka badukurikira Imana bahumugisha hanyuma uyu munsi rero turagarutse imbere ya kamera ya Iron TV nkuko bisanzwe kugira ngo dukomeze dufashanye mu rugendo twubakane turebe ko twazagira mu bwami Yesu agiye kudutegurira uyu munsi rero ntabwo twaje twenyine murabizi ko tugenda tubategurira abakozi b'Imana batandukanye mu biganiro bitandukanye kandi muzi ko intego yacu ari ukumenya ibyanditswe byera tumenye ukuri hanyuma ukuri kutubature duheruka abana b'Imana akaba ariyo mpamvu dukunda kwiga ibintu by'ubuhanuzi cyane ngo tumenye ibihe dusohoyemo tumenye n'uko twitwara uyu munsi rero twabazaniye umukozi w'Imana kugira ngo dukomereze mu murongo wacu w'ibi bihe by'imeruka ibi bintu tubona mu isi bigenda bidusohoraho tukagira ngo ni ibintu bisanzwe nyamara ntabwo ari bisanzwe kuko byarahanuwe kubw'iyo mpamvu twabatumira umukozi w'Imana ugiye kudufasha kudusobanurira bimwe mu bintu biri hano mu isi imwe mu miryango ikomeye iri hano mu isi tubona rwose isanzwe ariko ifite izindi mbaraga ikoresha ndetse n'izindi strategy nyinshi bakoresha kugira ngo abantu bandure
barusheho kwijandika mu bibi bazarimbuke. Reka noneho badufashe bahindukize kamera hanyuma bamutwereke tumwakire. Pasi turakwakiriye mu izina rya Yesu. Amina. Nishimiye kubana namwe. Nishimiye kubana n'abakurikira Iron TV. Nishimiye uburyo ibiganiro byatambukira bigira ko byafashije benshi. Maze nanjye Pastor Peter Sisi. Yego. Aba nkora bivuga butumwa by'ubwami bwa Yesu Kristo. Ugomba gusimbura ubwami bw'inyamaswa ya kane butegeka isi kugeza ubu. Nk'uko byahanuwe n'umuntu w'Imana Daniel. Yego. Kandi nanone aba nkora ubushakashatsi byitwa alternative theory, kuvuga ubundi buryo bw'imyumvire y'ibibera ku isi nyabyo. Yego. Kuko akenshi dukurikira icyo twita professional rating cyongereza, kuvuga ibyo duhawe n'inzego zitegeka isi, zirimo itangazamakuru, zirimo za leta na systeme yose y'isi. Akenshi baduha ibyo bashaka ariko tumenya. Ariko ubwiru nyabwo bujyanye n'ibikorwa mu ibanga nabo kandi biganisha kurimbuka kw'abantu b'isi byose bitukumenya. Yego. Ni nk'urwo ibyo rero nibyo nigisha byitwa alternative theory, mu yandi magambo nibyo twita stigmatized knowledge. Ubumenyi bw'isuzuguro bw'abantu batitaho cyangwa bw'abantu bacira ifudu. Ubwo nibwo bumenyi rero bukaba n'ubushakashatsi muri ibyo, kandi aba dukora n'imbaburiye kwigisha n'ubuvuza bw'ubwami. Pasi murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi twishimiye kuba muba mwumviye ubutumire bwacu. Hanyuma rero twagutumiye kugira ngo n'ubundi udufashe utubwire. Pasi, iyo turebye tukabona muri iki gihe hari ibintu byinshi tubona tukabifata nk'ibintu bisanzwe, ariko mu by'ukuri ku bana b'Imana basoma ibyanditswe byera babana n'Imana bo barareba bakabona ntabwo ari ibisanzwe. Satani nta handi azadufatira mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi afite imiryango myinshi bakorana ikomeye ku isi. Akaba ariyo mu bintu twagutumiriye ariko ugira icyo dusobanura kuri imwe mu miryango iri hano mu isi y'ibikomerezwa ikomeye cyane, ikunda gutegura ibintu ducamo mu buzima tukabifata nk'ibintu bisanzwe, ariko bo bafite impamvu babiteguye. Rero tuguhaye ikaze kugira ngo ugire icyo dusobanura kuri iyo miryango. Numva hariho imiryango myinshi, ariko cyane mwebwe mutubwira ko cyane imiryango izwi cyane ikomeye ni imiryango yize nko kuri 13. Mwadufasha noneho mukadusobanurira. Murakoze. Ubundi hari iyi si kuva yabaho igenda ibaho ibintu binyuranye, ariko ikintu tuzi cya kera kuba kiba kuri iyi si ni ibintu bibiri bikomeye. Uwiteka Imana yaremye byose, hanyuma n'umwanzi wabyo ari we Satani. Rero Satani, abantu iyo bivuze Satani abantu ntabwo bamenya ibyo ari byo. Bibwira yuko cyakora kubera igihe n'ikintu gitsinze gihinduka umuco, ikintu cyose kibi nyine bakita Satani, bakavuga Satani se kibi koko, Imana aho igakora ibyiza. Yego. Ariko ikigora umuntu uko umuntu yisanga ari ku ruhande rwa se kibi. Yego. Mu mikorere wenda mu mivugire akumva yakwitirirwa w'Imana, aba yanayubaha akaba yanayambaza, ariko imirimo ye yose isohora muri ikaba ari iya Satani. Yego. Bityo akaba afite ishusho cyangwa se akaba afite kamere ya se kibi muri we. Umugambi w'Imana rero muri Kristo Yesu bari ugucungura umuntu ngo ahawe kamere y'Imana. Ntabwo ari umuyoboke, oya ni icyaremwe gishya, niyo umugambi w'Imana, kugira ngo umuntu w'Imana abe aboneye kandi akwiriye, kugira ngo asubirane kamere y'Imana, yongere abeho mu buryo bwo Adamu ko yari ari mbere y'uko agwa akava mu buntu bw'Imana. Yego. Hanyuma rero tukagira na Satani rero, ariko Kristo ahaziye ku isi Bibiliya itwereka ko hari inyamaswa yavuye mu nyanja. Ubundi iyo nyamaswa yavuye mu nyanja ni political system yavutse ije guhangana n'umurimo Kristo yari asize ku isi, ariyo tora. Yego. Iyo nyamaswa rero Yohana yarayibonye, abona ivuye mu nyanja. Iyo dusomye ibyiye 13 byahishurwa umurongo wa 1 kugera ku wa 2, naho cyane tugiye kureba. Yego. Baravuga ngo nyahagarara ku
musenyi ngo mbona inyamaswa ivuye mu nyanja ifite imitwe amahembe 10 n'imitwe 7 ku mahembe 10 hariho ibisingo 10 hanyuma ku mitwe 7 hariho amazina yo gutuka Imana. Yego. None iyo nyamaswa ngo ihabwa abantu bajya bumva neza cya kiyoka kiha intebe y'ubwa ya cyami yabwo kandi icyo kiyoka kironkiha ubutware bukomeye. Yego. Ubwo bwami twitira ubwami bwa Roma nibwo bwategetse isi kugeza n'ubugingo. Yego. Ukomoka kuri Alexander ukomeye wahoze umugiriki. Hanyuma ubwo bwami bwashamikiye kuri ba batware be bane babayeho ku isi. Umwe kuri ubwo bwami n'ubwo bwashamikiyeho ubwami bwa Roma. Bwa Roma butegeka isi bujyana amasezerano na Satani yo kugira ngo buyobore isi kugeza ku kuza uwitwa Antikristo. Ugiye kuza gusohora kugira ngo yibe ingoma ku mugaragaro. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ibyo rero bishoboke, kugira ngo iyo porogaramu ikunde, kuko burya nta kintu gishobora kubaho hatabayeho gahunda yo kuyiteguriza. Kugira ngo iyo gahunda itegurwe kandi ibeho, hashyizweho Satani tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'700 1726 umugabo witwaga Johannes Adam Weishaupt yari umuyahudi. Yego. Ariko akaba nanone muri ubwo buyahudi bakaba yari umudage. Yari atuye mu ntara ya Bavaria yo mu Budage. Noneho yahuriye n'imbaraga zidasanzwe zo twita invisible force. Bahuriye mu buvumo bwa Ingolstadt mu Budage aho baho i Bavaria. Ariko kumwe n'abandi bagabo batatu ahabwa amabwiriza yo gutangira ikintu gikomeye ku isi. Ikintu rero yatangije kwari ugutangira politike iganisha ku guhindura inyoko muntu, noneho bakayiza mu kintu cyo bitari yo world order. Ndimi z'amahanga. Ukuvuga kuguhindura bagashyiraho gahunda y'imibereho ya muntu itandukanye n'uwo mugambi w'Imana mufitiye mu iremwa uhereye mu kurema. Ubwo rero ibyabaye uwo munsi ni nawo munsi dukunze kwizihiza n'ejo bundi tuwizihiza tariki ya mbere tubona umunsi w'umurimo. Ariko uwo munsi w'umurimo ni ubuhe murimo? Abantu benshi bibeshye yuko ari umuntu dukora. Uwo murimo watangiye uzasohozwa no kuza kwa Kristo. Uwo munsi w'umurimo uba ku itariki zengahe mu kwa kangahe? Tariki ya mbere y'ukwa gatanu. Nibwo uwo munsi wawizihiza ku isi yose. Mu Cyongereza witwa International Labour Day. Okay. Ni umunsi w'umurimo. Kumbi ntabwo ari umunsi w'umurimo usanzwe tubona. Oya, ibintu tubona ku isi turasingiza si ibyacu. Dufite gahunda yacu. Okay. So rero uwo munsi turawizihiza. Tukawizihiza ariko mu by'ukuri tuba twizihiza ya gahunda yatangiye yo kugira ngo abantu bari mu isi bose bahindukire ukundi nk'uko batanabishaka. Ibi rero tuvuga nibyo itorero rya Kabaye rimenya, kamenya umwanzi rihanganye naryo. Usibye ko itorero naryo wenda ngo tuzabibona mu minsi iri imbere, ibyo twita itorero mu by'ukuri ni igikoresho cya Satani. Ntabwo gikorera Kristo. Ariko Pawulo yaravuze ati Uwiteka azabe uko hariho ikimenyetso urufatiro ruracyahagaze ruri ikimenyetso cyanditsweho ngo Uwiteka azabe. Bo barahari kandi bari mu ibanga kuko Imana ibahamagara mu buryo bw'ibitangaza. Pastor uvuze ikintu numva sengira ikintu nakubaza kuri icyo uvuze ngo cyo twita itorero uzasanga kenshi ari igikoresho cya Satani. Nagiye nkurikirana kenshi nkabona bimwe byitwa amadini, abantu bashinga amadini, ariko ukabona batangiye bafite nk'intego yivuga butumwa ngo bavuge ubutumwa bwiza. Ariko wakurikira wasesengura nk'umuntu w'umuhanga mu byanditswe byera ukabona ya ntego si yo barimo, ukabona bafite ibindi bintu bagendereye, ahubwo ukabona bari n'abantu ukabona rya dini ribaye nk'irifunga ubutumwa bwiza ngo butamamara ngo bugende ku isi yose. Kandi abantu babona ngo ni itorero. Ako niko nshaka kugira ngo mudusobanurire kuri cyo waruvuze ngo hari icyo twita itorero ahubwo wareba ugasanga ni igikoresho cya Satani. Ubundi itorero rya Kabaye rijyanye mu murongo wo guhamagara. Itorero ko bariyobora. Uko byanditse mu Baroma. Ngo ese Yesu bamumenye bate? Baroma duhere ku murongo 10 umurongo wa 14. Yego. Ubundi Yesu bamumenye bate?
Yesu bamenya bate ngo batabwirijwe? Ubu ngubu Yesu ntabwo tumuzi. Ubundi tuzi Horasi, buriya nk'abagatolika icyo baranyita Horasi, ntabwo ari Yesu. Oya, ntabwo abantu baba babizi ntabwo ari Kristo. Natwe Kristo abaprotestant bo bavuga nawe nubwo initially ari we bashatse gusubiraho, ariko nyuma y'igihe bamuvuyeho ntibaka. Bivuga ngo Yesu ntabwo ubundi imikorere iyi bakora, umuntu akagenda ngo agiye kwiga teologiya, akaza akaba gusenyera akabiki, ntabwo rero akaba bishop kuko yishakiye akazi, yishakiye kubaho. No, ahubwo umuntu aratoramo. Yego. Bamenya bate batabwirijwe? None se habwiriza nde atatumwe? Ntiwatumwe wajya kubwiriza uti ibyo utazi, kuko umuntu atumikira shebuja. Niyo mpamvu rero iyo ugiye kuvuga ubutumwa se, ubwo butumwa ugiye kuvuga niba gutumye wabuhawe nande? Ari umutware w'utuga rwa Gataraka, yabaga hariya ngo yapfuye mu Nduga. Ugeze kubaza Musenyeri harya ukora iki mu Rwanda? Ati naje kuvuga ubutumwa. Atari ko kubonye hashize igihe uwagutumye ubu ntiyagutegereje ntiyahebye. Kutamutumije ujya kubwira ibyo wabonye. Rero mpamvu buriya bariya bantu banga abanyarwanda cyane, kuko abanyarwanda ariko wa mugani tugiye kureba, uzi ko hari umuntu wa mugani ushobora kuvuga ngo yaratumwe ariko ukabona ntabwo arajya gutumika ubutumwa yahawe. Umuntu akamara imyaka 30 akaba uravuga ubuhe butumwa? N'uwo wamutumye atarajya no kumureba ngo mubwire ati naratumitse ibyo wampaye. Noneho ugasanga umuntu noneho ni ukuvuga ngo koko ubwo butumwa noneho Bibiliya irabisobanura neza. Uwo buvuga agomba kuba yaratumwe. Yego. Yaratumwe na Kristo. Niba yaratumwe na Kristo rero uvuga iki? Abanyarwanda bari abanyabwenge rwose. Bari abanyabwenge, bari abahanga, ntabwo bapfa gukurikiranwa bakabazimya. Noneho rero aho nari n'ahandi Mbaroma 10:12 babwiriza bate batatu? Niba utatumwe n'ubundi ntabwo ujya kuvuga ubutumwa bw'uwagutumye. Uzavuga uwagutumye wari we. Ushobora kuba utumwe n'inda yawe. Yego. Ushobora kuba utumwe na Satani, kuko buriya hari amadini burya yero yakorera Satani. Yego. Hari n'amadini akorera inda yawe. Umuntu akaba yashyize ikintu kugira ngo hari n'amadini ariko bombi ukorera inda n'ukorera Satani bose ni bamwe burya, kuko ntabwo bavuga ubutumwa bwa Kristo. Yego. Niyo mpamvu Satani abashoboza akabaha imivugire ibyo bita amagambo y'amahimbano bihimbira ubwabo kugira ngo bayabwire rubanda, bityo bwigarurira abantu. Aho rero bihanuye byakozwe n'intumwa cyo cyaho cya 22 avuga yuko cyaho cya 20 avuga yuko igihe kizagera abantu hagati mu mukumbi hakamera amasiga, hagaruka amasiga aryana akigarurira akikururiraho abaki abigisha. Ndumva ari 20 ibice 20:28. Yego. Aho rero nuko bimeze. Tugomba rero kumva neza tugasobanukirwa ibyo bintu. Tukajya tubifata uko bisanzwe, abantu bakaza. Ubundi n'aya madini ntabwo yakaba yafite abantu bangana nk'ayaba. Nonse bakabibava hehe? Ubundi Kristo abamukurikira ni bake, abakaye bishimira kugenda nkuko agenda. Aho rero naho magira ikibazo. Kuki ari bake? Ni bake kuko bashingiye ko batoranyijwe. Ntabwo Yesu arabihanuye. Ubuhanuzi bwa Kristo tubatabwuka. Yaravuze ngo inzira ijya mu irimbukiro ni ngari kandi yoroheje kubona, n'abayibona ni benshi, ariko inzira ijya mu bwami bw'Imana ngo irafunganye, kwinyuramo birarukanyije. Kuko bigusaba kwikorera umusaraba, bigusaba kwiyanga. Mbese ibyo umuntu umeze atyo nko kuri uyu musozi, uramutse ubushatse tutibeshye wabona bangahe biyemeje kugenda bakiya. Kuko Kristo nawe ubwo yaduhaye urugero rwe, yavuye mu ijuru ariyanga aza mu isi mbi, ava mu byubahiro uko ni Imana, aza mu isi kandi agiye kwigisha. Aho yavukiye mu kiraro, avuye ikiraro kintu, kuko ahandi hose hari habuze. Muri iyi si ntaho yari akwiriye, hashobora kumuha icumbi hagaragara. Hanyuma rero igihe kigeze no gukura, akurira i Nazareti kure. Yego. Ajya gukurira mu cyaro aho abantu benshi basuzuma. Abiyo ngiyo ntabwo yagiye ibwami kwa Herode, ntabwo yakuriye kwa Kayizari umwami w'abandi. Abiyo ngiyo atangira kuvuga ubutumwa.
atangiye kuvuga ubutumwa ntabwo yagiye kubwira abatambyi. Ubu burya abatambyi bari bafite ibibazo byinshi. Abatambyi bari barahindutse abasadukayo. Abasadukayo n'abafarisayo. Abafarisayo ubundi bo bari abantu bari bafite intego yo kwirinda. Noneho muri uko kwirinda bagahora bitwararika ariko bashingiye kuri amategeko bakayambara n'abantu bakababona, ariko kamere yabo yari ya muntu igeze ihinduka. Yesu rero naho azi abo yarabasanze asanga atajya mu bantu bameze batyo. Abafarisayo abasadukayo yari itsinda ari namwe abatambyi b'abayahudi babarizwaga. Yari yarafashe umuco witwa Hellenism. Umuco witwa Hellenism ni umuco wari ushingiye kuri filozofi n'ubwiyemere n'ubwenge bwa Kigiriki, kuko nibo babayoboraga. Ubu ngubu nubwo turi abakirisitu uko twitwa usanga dushingiye ku muco wa kinyaburayi. Usanga na buri pasitori ugomba kwambara neza, ukambara karuvate, ugomba nabizibyo nuko njye ntabishoboye, ukaba wambaye kinyaburayi. Yego. Ukaba uri umuzungu, ukaba mbese ujijutse. Mbega niwe ugomba kuba pasitori. Noneho yavuga n'ibintu akavuga ibyo yigishijwe. Yego. Niyo mpamvu uzabona nyine abapasiteri benshi Bibiliya ntabwo bayisobanura nk'uko bikwiriye, ahubwo bayisobanura hakurikijwe ibyo batabitswe muri teoloji. Amwe nk'urugero, Bibiliya itwigisha ko mu matorero yose abagore bajye baterana mu gusenga batwikira imitwe yabo. Ariko muri teoloji ngo nanjye nize. Yego. Inyigisho iravuga ngo abagore bategetswe gushyira ibitambaro cyangwa umwambaro wo ku mutwe. Tuvuga n'igitambaro, burya nabyo sibyo, n'umwambaro wo ku mutwe utandiya wo witwikira cyane rwose. Noneho rero uwo mwambaro wo ku mutwe wagenewe abagore ngo bikorire uko bagira. Umagira ikibazo. Bibiliya si ijambo ry'Imana. Yes. Imana nihoraho iteka ryose. None se ko hari ibyo bashaka kwerekana ko byabaye expired muri Bibiliya byacyuye igihe, kandi ijambo ry'Imana Imana ihoraho ibyo yavuze bihoraho iteka ryose, ubwo bivuga ngo ibyo yabwiye abikorino natwe abikigiye biratureba. None kuki bagaruka bakavuga ngo sibyo? Niyo mpamvu muri teolojiya uzasanga bavuga cyane nusoma icyanditswe ujye ukora ubushakashatsi cyandikiwe nuko situation uko ibitugari. Aho rero ni ikibazo. None icyo gihe bikaba byari influence umwanditsi icyo gihe gukora cyo, kandi ibyo bintu sibyo. Noneho bigatuma bifobya, bikanatuma cyanditswe gitakaza agaciro. Ubwo cyataye agaciro byararangiye. Niba cyarataye agaciro rero ibintu byose bigomba guta agaciro. Aho rero namubwirane kuki abandika iyo Bibiliya bayicapa batavanamo izo mpapuro basi, kuki bazishyiramo kandi byarataye agaciro. Ubu abantu bagiye kubera ko bagiye gukuraho erega ubu ngubu nk'aya madini ariho ubundi yitwa maraya ukomeye, ariyo tuzakiriye. Ubu niyo mpamvu rero barimo atagaciro agiye kurangira. Aya madini agiye kurangira asimburwa n'igishushanyo. Basi ibyo bintu ugomba kubitubwira. Rero uremaze kuvuga kuri ibyo bintu, ubwo ndashaka kugira ngo tugende tugushe kuri Illuminati. Bagabo nababwiye Adamu Weishaupt avuye muri ubwo buvumo yagiye yambaye umwuka. Ikitonderwa yari umujesuiti, kandi muri ubu bujesuiti bwe akaba yari n'umwarimu muri kaminuza yigishaga ibyo bita mu kanuniro ibijyanye n'amategeko y'ibitabo bya Bibiliya. Noneho ubwo abivamo aragenda yiyunga n'abafrimaso. Abafrimaso bari basanzwe bahari bigisha, bari barashinzwe n'abayuda, bari baratandukanye hirya no hino ku isi. Babaga muri bita ghetto, bya jambo ghetto aho rituruka. Naho mu Burayi hari abantu basuzugurwa kandi bariho igihano. Cya gihano cyari ku bwoko Yesu niwe wakibamo. Yego, cyagiye bamwica. Noneho rero barahindukira batangira kwiga umushinga w'ubuhanga bwabo. Bafite cya gitabo ko Bibiliya basoma igice kiriya cy'isano rya kera, bakuramo amagambo bandikira igitabo cyitwa Talmud. Igitabo Talmud kikabamwo ubwiru noneho bwa gikorikori bakoresheje bya byanditswe, ariko imbaraga za gikorikori umva ni za Satani, ariko bakazikoresha muri cya gitabo bakaragura bakanaronga. Noneho rero baza kwiga ubwenge bw'ukuntu babaho mu Burayi, batangira kwiga gushyiraho ishyirahamwe ryitwa ngo ni ry'abubatsi ngo bigenga.
mugakora imirimo ya butabazi. Ibyo mureba imiryango ifasha imbabare ayidi ituruka aho ngaho. Noneho batangira abantu batangira kubakunda ko bitaga bubatsi ko bigenga bakavumara ikintu bubaka ariko kitarangira kandi bakavuga ikintu bubaka ngo cyatangirwa na sekuruza wabo Salomo barusengero yubatse ariko bakavuga ko atakirangira aho bacyubaka bakacyubaka mu bwo bwa pyramid bakagenda byagera hejuru byuzura agasigaraho akantu kuzure bakavuga ngo aho kantu ngo kazuzwa n'umwubatsi mukuru. Kandi uwo mwubatsi mukuru ni Lusiferi. Noneho umunsi kuzuye umwubatsi mukuru azaba arangije umurimo we hanyuma bagashyira mu ijisho hagati ryarebaga yitwaga mu cyongereza bita ngo ni the eye of providence. Ijisho rigaburira abari mu isi rya Horasi rireba byose aho kugira ngo turebe n'ijisho ry'Imana tukareba ijisho rya Satani. Uwo mugabo rero yaje kwigarurira Uburayi. Pasi ihangane gato nguce mu ijambo. None ziriya piramide tubona se nabo bazitangije njya numva bajya bavuga amateka yabyo ko zitangirira mu Misiri muri Egypt. Oya izi piramide zarubatswe imyaka myinshi. Zubatswe imyaka 2003 mbere ya Kristo. Nakira cyane. Ahubwo iyi nyubako yabo yashushanywaga na piramide. Kuko piramide yanyubako piramide ubwayo iriya plan. Iriya plan ntabwo ari y'abantu basanzwe. Yashinzwe n'abasatanike ba kera. Barayishinga bati bashatse kuvuga. Buri habaga harimo ubwiga nicyo bivuze. Bivuze masi abantu benshi ariko bategekwa n'agatsiko k'abantu bake kari hejuru. Uko ubutegetsi bugenda bujya hejuru bugenda bugabanyuka. Akagira akantu kabuyobora. Yego. Niyo mpamvu rero nanone isi buriho kuriya kuyobora. Bashaka kwereka yuko isi igiye kuzayoborwa n'abantu. Ariko hejuru akazicara. Yego. Ku mutwe neza. Ku mutwe hahandi. Noneho niyo mpamvu uwo mugabo amaze gusohoka yatangiye kwigisha inyigisho yahawe yahereye muri bwa buvunu tariki ya mbere z'ukwa gatanu cya 776 atangira kuzigisha. Rero azigishije abize muri icyo gihe bakazirangiza baje kwitwa abamurikiwe cyangwa the Illuminati mu kilatini Illuminatus abamurikiwe. Ubwo uwo muryango yabari wa kangahe kuko uri kutwigisha iyo miryango yagiye haguruka mu isi ikomeye? Uwo ni wo muryango Mpatsimiryango. Iyo miryango yose tuzaza kureba iyindi miryango inyuramo tuzayibona ikorera mu Burayi ikorera muri Amerika ariko yose ni amashami. Yego. Ni amashami ya Illuminati. Illuminati rero ubwayo imaze gushingwa urumva yashingiwe mu Burayi. None imaze gushingwa yaje rero gutoranya imiryango 13. Iyo miryango 13 niyo ihuza ibikorwa byose bikorwa ku isi muri ya gahunda yo gushyiraho ubwami bwa Kristo. Noneho rero kigomba kwitondera tuvuge iyo miryango aho itandukanye n'indi miryango yo ku isi. Burya imiryango yo ku isi ibaho runaka ngo yari akomeye uwo muryango ugakomeza baba n'abatunzi kuva mu baranakennye ubundi ngo bakongera kandi bakabera kubera intambara cyangwa kubera ibyago bakazagira bakongera bakazisubura. Ubwo mubona tuvuze ko umuryango wa Rubangura ubu ni izina rye ariko ushobora gusanga abana bugiye kubakurikirana bamaze gukena baragize batya ariko iriya miryango y'aba ari abantu ntabwo ikena ntabwo ihinduka ubutunzi bwayo burakomeza kandi na gahunda igakomeza. Umwana arapfa agasimburwa umuntu arakura agasimburwa n'umwana we umwana akasimburwa n'umwuzukuru kandi bose bafite umurongo bose bafite gahunda imwe ari abakiri. Yes, ari abakiri kuko batoranyije gukora ibyo bintu kandi abana babo baratozwa bakigishwa igisirikare bagakorerwa za tocha bakicwa bagahumuka bakamenya n'inshingano bafite ku isi yuko batandukanye n'abandi bantu. Yego. Iyo miryango rero ibyo twita bloodlines. So bloodlines noneho rero cyangwa mu cyongereza cyumvikanye bita ngo bloodline families. Noneho rero tugiye kureba rero miryango 13. Hari umuryango witwa wa Astro. Yakabaho umuryango wa Bandi.
kabaho umuryango wa DuPont ngo umuryango wa DuPont 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 kabaho umuryango wa Freeman hakabaho umuryango wa Colin hakabaho umuryango wa Lee uwo ni umushinwa Lee ni umushinwa hakabaho umuryango wa Kennedy icyo nawuvugaho ni umuryango ukomeye witwa JF Kennedy Frederick Kennedy wayoboye Amerika yaje kwicwa muri 1963 bamuhoye ko yamenye amabanga amaze kuba perezida wa Amerika wa mbere w'umugaturika kandi muri uwo muryango yahishuye ko Amerika iri mu Rwanda kandi itegeko yego yerekana ko ririya faranga rya Amerika ridacurwa na leta ririya faranga rya Amerika ricurwa n'ibyo bita Federal Reserve Systems yego Federal Reserve Systems y'abanyaburayi abanyaburayi b'abayahudi bari bahagarariwe n'uwitwaga Jacob Schiff yagiyeyo aragenda afite inshingano enye kwigarurira amafaranga ya Amerika kwigarurira politiki ya Amerika kurwanya iyobokamana rishingiye ku bukristo no gushinga umwiryane ushingiye ku moko ibyo byose byo reba muri Amerika barwana indorozi bavuga birabyo bita ngo ni Black Lives Matter bariya bituga ba Martin Luther King barwanira uburenganzira bw'abirabura ibyo bintu ni ibintu bategura kugira ngo abantu bazane bagire umwiryane ugahora mu cyo bita constant struggle kandi ibyo constant struggle ntirangire so Kennedy rero bamaze kubishyira ahagaragara nicyo cyamwicishije kuko yari w'indani yari wo mu muryango azi ibintu neza abwira abantu ibintu mureba mukurikira ntabwo ari byo twe nk'abanyamerika turashaka ubwigenge ntabwo twiye twigenga kuko ntabwo twigenga ku mafaranga ari amafaranga barayakora bakayahamirika ku nguzanyo yari amafaranga ntabwo ari ay'Amerika niyo mpamvu n'ubu idolari rya Amerika utahanze zanabiteguye idolari rya Amerika hasi uzasangaho amagambo avuga ngo yanditseho ngo nouveau ordre de sécurité mu kilatini umuntu umwe yarabaje arabaye ariko se ko Amerika ivuga icyongereza kuki kuri faranga ryayo habaho ikilatini ni ikibazo n'ubwiru ahubwo nacyo ushaka gutekereza kuko ikilatini ni ururimi rw'abaromani kuva kera kandi mu mategeko isi noneho rero nouveau ordre sécurité bivuze iki nouveau ikintu gishya new nta mu gifaransa bakita new nabonye ngo ni I don't know igifaransa ko bakita ariko mu cyongereza bakita new hanyuma mu kilatini bakita ngo ni nouveau ordre order hanyuma sécurité ni mu kilatini bivuze iki gihe cyose kitarangira mu cyongereza bakita ngo the new age the new order of the ages the new order of the ages abonye icyongereza so iyo urebye icyo bivuze kuki iryo banga barivanye cyongereza mu kilatini hazwi n'abantu benshi kandi cyane ururimi rw'isi yose ni ururimi rw'isi yose ariko ruhatswe na ruriya rw'ibanga kuko niko umugambi wa Satani ni ukuvuga ngo abo bantu babahatse bakoresha iryo jambo ni nabo bakora amafaranga bakayabaha iri faranga mpatse ibihugu ni gahunda nshya y'ibihe byose cyane ni gahunda nshya kabisa ahora ari mashya noneho niyo mpamvu reba idolari ntabwo rishobora kugwa barifite ukuntu ko rishyigikiwe ariko wenda rizasimburwa n'ubundi buryo bazashyiraho ko barashaka hari iyindi gahunda wenda tuzareba mu kindi gikora mu bushakashatsi bashaka gukora noneho rero ni ukuvuga ngo ubu ngubu nicyo cyatumye Kennedy aba umwe mu bayobozi ba mbere mu kinyejana cya 20 bapfuye bahuguye harimo nabo muri Afurika benshi barwaniraga ukuri bashaka gushyira ahagaragara barwanira ubwigenge bw'ibihugu byabo ariko we haratandukanye n'abo muri Afurika nka ba Lumumba nka ba Kwame Nkrumah mujya mwumva amateka we yari azi ukuri kuzuye
bo barwanaga bashaka ubwigenge bw'ibihugu byabo bakagarukiraho, ariko ntibari bazi yuko nta gahunda ihari yo guha ibihugu ubwigenge. Oya, gahunda yari ukuvuga ngo ibihugu bive mu bukoroni byakubikorojwe n'ibihugu by'uburayi, noneho bya bihugu bihabwe Loni ibikoronize ariko mu bukoroni bubi bushya, ariko kuba bagafata wowe gusa nanjye uri mwene wacu ukagenda ukaba umushumba wabo muri twe. Ubu dufite abantu tubona abayobozi ariko ari abashumba bari muri Loni. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo muri uwo bwami hazaduka cyangwa hazahaguruka amahembe 10. Ayo mahembe 10 nibo bami 10 bakomeye. Pasi ibyo bintu tuzabigarukaho rwose ku by'iyi nyamaswa tubonye mu ciciro 3 by'ibyahishuwe nari amahembe 10 yayo n'imitwe 7 yayo. Ibi bintu tuzabigarukaho mu buryo bucukumbuye rwose bisobanurira abantu bo kuri Ayalon TV. Hanyuma twari tugeze kuri Kennedy. Yego, noneho Kennedy twese ko nari ari umuryango wa Illuminati. No tukavuga ubita Onassis. Onassis ni umuryango mbagiriki nawe ukomeye, ufite amafaranga ariko nawe ukuri uri muri ya gahunda. Noneho Onassis akurikirwa n'umuryango wa Reynolds n'undi muryango, noneho umuryango wa Reynolds ugakurikirwa n'umuryango wa Rockefeller. Umuryango wa Rockefeller kaguvuge wangutinzeho, wa Rockefeller n'umuryango uzwi, we ushinzwe ibintu kwamamaza ibintu ku isi byo guhindura umuntu agasa kundi. Amafaranga akoresha na Rothschild zo kugeraho. Abayahudi bategeka isi amafaranga. Ubona n'uwundi muryango uho buriya Banque Mondiale na FMI. Buriya ni ibintu by'umuntu wikorera ku giti cye. Bisa ngo ni ibya Mondiale ko nibyo umuntu wikorera. Buriya ni iby'umuntu umwe. Umuntu umwe wikorera ku giti cye Mondiale ahatse bose. Noneho rero oyise uko iteye ugiye kuyireba nubwo bundi wakwifuza kuyiraramo ko yarangiye. Basi ikibazo ntago abana b'Imana bituri kubibona kuko abandi bo simbitayeho kuko n'ab'Imana zabagiye wenda baze, ariko ikibazo nuko hari abantu tuvuga ngo turakijijwe ariko ibyo bakaba gukizwa ariko se nibi ngibi turimo kuvuga urakijijwe ko umuntu wenda yavuye muri Gatolika akaza mu agitwaza cyangwa akaza ntabwo ari byo. Gukizwa ni ukubyarwa n'Imana. Yewe tuzabireba. None ni ukuvuga ngo uwo muryango wa Rockefeller ni nawe uzangira ishyano ryitwa feminism. Abagore ubwo rero bataka bakaba basa bahora mu ntambara ngo urashaka kwiganzura abantu. Ubundi icyo bita sexual cyangwa gender mu Cyongereza hari ibintu bagenda bitandukanye, hari icyo twita gender equity. Cyo cyakabaye kibaho, ni ukuvuga ngo ubutabera ku bitsina byose. Umugore ukaba warenganwa n'amategeko, ahera amategeko kurengera. Ibyo ni urugero nk'uko bavuze yuko umugore umwana w'umukobwa ashobora kuba nawe yagira umugabane mu byase, ubundi ho ko ari akarengane. Akagira umugabane mu byase nawe akagira uruhare kuko ni umwana uvuka muri abo bantu. Noneho ibyo byari byarabayeho na bene Selfihadi muri Bibiliya turabazi yuko baburanye Mose nawe akabaho uburenganzira umugabane wabo kabisa. That's what you call gender equity. Kandi mu mategeko ntabwo byari byemeye ku gitsina gore, ntabwo byari byemeye, ariko baraburanye Imana irabemerera. Ibemereye kubera impamvu Imana iravuga ngo baburanye by'ukuri. Yego, kuko nta muhungu wari waravutse wabo. Ariko dushobora no kuba nubwo haba ari n'umbaho uko bakobwa nabo umuhungu basigaye barwa kurongorwa, ubundi babaraga narongorwa iyo yarongowe niho hazagira ate niho hazakura umugabane. None se aramutse atarongowe aramutse asananiwe yajya hehe? Kera babashyiragaho ngo akantu k'uburushyi kuva yuko nyine azaza kuruha ariko ntagire umugabane ntagire icyo arongo. Yego, ibyo rero kuba umuntu abirebyemo nta kibazo kiba kirimo. Ariko iyo bavuze gender equality biba bitandukanye na gender equity. So gender equality bavuze ngo umugore n'umugabo barangana kandi bajya gusaba ugasanga ikigamije isuku noneho badangana. Ikigamije ahubwo ni uko ubutware bw'umugabo bukurwaho hakajyaho ubutware bw'umugore, kandi ibyo bintu biracuramye. Bibiliya iravuga ngo uwo mutware azagenza uko ashaka kandi iby'ukuri byose azabijugunya hasi. Iyo genda yaje se ikaba ishyirwaho n'uwo muryango uvuze ko ari umuryango witwa ngo Illuminati niyo yawushyizeho, ariko umuryango wa Rockefeller niwo wavansa izi nyigisho ubona.
Okay. utanga n'amafaranga, utanga n'amafaranga mu madini, kandi ukongera ugatanga n'amafaranga mu birwanya amadini, nk'abantu bigisha banuzo bigisha ubwirukirizi, buriya amafaranga bayakuraho. Urase bajya babaha amafaranga, none se yakorera umuntu ariko nawe biriya byose arasoma, byari mu kazi. iye wagenda ugatanga amafaranga kuri radiyo, muri radiyo iyo nguyi bihenda, nagize ngo radiyo niye ni ibintu byose tuba tuzi, akagenda agakora, akazana ibitabo byanditswe n'abafilozofi, byanditswe n'abahanga bakomora inyigisho zabo mu byo teginotisizimu, ubuhanga bwahozeho kera bw'abagira ikibakira. numva ari filozofi, njye namuteze amatwi uriya mwene data, nakunze kumwumva, ariko nkumva ni filozofi ikomeye iri hejuru. tujya tubyita neoginotisizimu, ni ukuvuga ni ukuzana imyigishirize ya kera yarwanyaga n'ubundi yobokamana ry'Imana y'Aburahamu, ikarifobya, ari nabo banditse bya bitabo byuta hipokrifa. Mwabizi bya bitabo bitemewe, yego biriya hari ibyo bita hipokrifa Imana yari yarabitavuga, hipokrifa bya bitabo by'ibisero bya kera, abagatolika barabifite ntabwo tubifite, ariko hariho ni hipokrifa y'ibitabo mu Isezerano Rishya. uzumva bakubwira ngo hariho ivanjiri ngo ya Petero, ivanjiri ngo ya Mariya Magadalena, ivanjiri ya Yuda Isikariyote. Ibyo nabyo birahari, ntabwo nari mbizi. Ubu nabyo barabisoma bari abantu, barabisoma n'ibyo bagenda baheraho. Ababyanditse ibitabo bashaka kuvangira gahunda y'ubutumwa bwiza uko yari. Aho rero baje gutsindwa, Imana yo igenda ijambo ryayo kabisa, nta kintu itakoze kugira ngo dukize. Nibyo. Noneho rero ibyo nyo kabireke tubaruke kuri uwo muryango ufinansa abo bose, abo nibo bafinansa kuri aba bantu bya genda byose. Yes. Noneho rero ukora n'ibindi biro bintu byose tugenda tubona bishya. Hariho uwitwa George Soros, nawe we ntabwo ari umuryango ahubwo n'undi muherwe washamikiyeho, washize kohereza amafaranga kuzana, gutwara amafaranga kuri ino mitwe y'ibyihebe, gutanga amafaranga mu kuzana za reviziyo mu bihugu byinshi. Biriya byose n'ibibatsi bikoraho, tuzagera no ku rwego rwo kureba imiryango nka Al-Qaeda, ibyo bita Shababu, bagenda babisha aho bituruka n'amafaranga bifinance ariko ntabwo twazi. Yego. Dokazwe ino miryango rero. Undi muryango nashaka gukurikizaho ni umuryango ubwo tuvuye kuwa Rockefeller, no tukajya ku muryango wa Rothschild. Uwo rero niwe patse yose. Rothschild, fondateri wabo yitwaga Meyer Amschel. So Meyer Amschel yaje kuvugana na Satani, arayisaba, aravuga ati kuko mubwiye ko kiriya gitabo Talmud bavugiragamo n'abadayimoni. Yego. Arayisaba kuko Satani yabakoresheje kera no kwanga Kristo bakanamubamba, burya batakaje kuba ubwoko bw'Imana, ku mugaragaro barayihakana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo utazumvira ubu. Iyo dusomye mu gitabo cyitwa Gutegekwa bwa Kabiri igice cya 18, duhereye kuri uwo murongo wa 18 ubwaho, aravuga ngo nzahagurutsa hagati muri mwe umuhanuzi umeze nkawe. Imana ibwira Mose, kandi nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, utazumvira ibyo wazavuga nzabimuhora. urumva icyo bishatse kuvuga? Kuba reko bahakanye umuhanuzi wabasezeranyijwe, kandi barabajije, babajije Yohana Batista, barambaza batari ko numva ubu gusa kuriza mu butayu rindi, ese niwe Kristo tugereje? Ese urumva bahanuzi? Ese uri Eliya? Arabwira ati ntabwo ndi ubungu, nta nubwo nanjye Kristo, ariko inyuma yanjye hari undi uzaza witangaza. Uwo nguwo ibyo azakora, ntiyavuga izina rye ngo ibyo azakora, yo kuba akwiriye kubyitaho no kugira agaciro, ahubwo batangira kugambana uburyo uwo nguwo uzaza azari. Noneho icyo rero cyabaye ikibazo. So nubwo rero akora n'ingiye, noneho batangira kugira ubushuti na Satani. Base no uyo Rothschild ni Abayuda, ni umuryango w'Abayuda. Ni Abayuda ariko bafite n'igihugu b'Ubudage, kandi Abayuda nta nubwo bakivuga ngo barabaha, bo isi yose bazi yuko ari ibyabo. Okay. Bo bazi yuko twebwe batwita Elohim, bivuze ngo ni nk'abantu. Yo, twe ntabwo batubara nk'abantu, turi nk'abantu. Niyo kubonye usenga ntabwo akwegera, ariko Imana usenga ntabwo uhuriye nayo. Ntabwo bemera yuko muri Kristo Yesu twese abari mu isi Imana ku mbabazi zayo yaraduhamagaye.
bagenda bavuga ngo umunyamahanga ntakwiriye kuza mu iteraniro ry'abantu kuko ni nk'abantu iyo abonye usenga yibaza icyo usenga kirakomeye. nibo bantu bemerwa n'Imana mbere bemerwa n'Imana kandi bamaze ko numva se bakurana na Satani ahubwo none se sibyo kuko ubundi uyu muryango utubwire neza kabisa ubundi umwuka w'Imana niwo ugomba kwereka Imana iyo ariyo. so none cyo nashaka kuvuga dore ngiki umuryango wa Rothschild yarigeze kuri sekuruza babo yitwaga Amshia yasabye Satani arayibwira ngo yewe simusaba kuyobora za paroma z'ibihugu ahubwo ashaka kuzayobora ibyo twita treasury ububiko bw'amafaranga y'isi yose ibihugu nka byo uyobora amafaranga yabyo. Satani namwetse ibintu biguhaye kuko yaravuze ati nuse tukamukandamya ibyo byose ndabihawe zabi ibyo byose zirabona yego. noneho rero ayobora niwe uyobora Banki Mondiale. uwo muryango niwo uyobora Banki Mondiale niwe uyobora Banki Mondiale kongera ukayobora n'ikigega mpuzamahanga cyitwa the International Monetary Fund. ubwo nubwo bitwa abayuda ariko urumva batandukanye na bariya bari muri Israel bari muri Israel ariko la majorité y'abayuda bo ni nk'uko reba nyine dushobora kuba tuti natwe mu bihugu byacu hari abakristo bihaye kuko Imana babyawe n'Imana barakabaho n'abandi nyine bihaye isi bari bitiriwe ubukristo ariko atari bo yego nabo rero niko bameze. hanyuma rero ku bindi ubwo tumaze kuvuga umuryango we tuzawusesengura utature n'ibyo ukora bindi imirimo yawe migari none pastor yego tuzabisobanura ariko ubwo jewe nkurikije ko numvishe gatoya tujya twumva ko byanga byakunda igihe itorero rizava mu isi Antikristo aribwo azagaragara kugira ngo aze kuyobora isi ariko twakwinjira mu mateka cyane Bibiliya bigaragaza ko Antikristo agomba gukomoka mu Bisirayeli mu muryango w'abayuda. Antikristo ubwe ntawamenya neza hazaturuka kuko Antikristo ni Satani ubwe uzinjira uwo muntu ahubwo turareba gusa inzego zirimo zimwubakira ako niko navugaga kuko azaza acyana ashaka Isiraheli kandi Isiraheli iracyategereje Mesiya ashaka gutegeka isi ahubwo mu ntambara ya Armageddon Isiraheli izamuhakana bivuze ngo ntabwo ari wowe w'Imana yacu twategereje. none ariko icyo nashaka kumenya Antikristo ntazamanza kuyobora Isiraheli muri cya gihe azaba ayoboye isi yose azayobora n'imyaka 2 n'igice ubwo Isiraheli yamwemera ko ayobora kandi atari Mesiya kuko ntabwo azabaza isi igiye kujya mu ntambara ikomeye intambara kandi intambara y'agatuye isi yose tuzayivugaho ishingiye ku madini tugere abantu bazababara uzazana amahoro abantu bose bazamwakira ariko nashaka kwita Imana n'ikibazo kizazira. yego nkomeze uwo muryango turavuze wa Rothschild noneho uwo muryango ukurikiraho ari wa 12 umuryango wa Russell. uyu muryango wa Russell ni umuryango ukomoka n'utuga Charles Taze Russell fondateri w'idini ry'Abayehova. ubwo idini ry'Abayehova rishingiye kuri Illuminati mu buryo bweruye. umuryango Abayehova yabajyaga bose uyu munsi bakabahunga bakavayo ariko ntibikunda kuko barabaswe. uriya muryango sibyo ko nari madina fondation Satani niwe washinze uwo Charles Taze Russell ni fondateri muri umuryango wa Illuminati ni nawe washinze idini ry'Abayehova. uwo ufite inshingano zikomeye cyane muri iryo shami muyogeza butumwa byo guhakana Kristo kandi barabafinansa yagahakana n'ubumana bwe umva barafinanswa cyane nabibonye. noneho umuryango wa 15 we wa nyuma n'uwo nguwo washyizweho cyangwa uyobowe n'utwa Van Dunen. umuryango wa 13 Van Dunen we ari mu Budage kandi afite imbaraga. tuzahera ngo turebe Ubudage uburyo arirwo ikidage ari rurimi ruvugwa muri Illuminati ari naryo gihugu kizakomera kurusha ibindi Ubudage kuko Amerika Uburusiya byane ibikoresho ariko Ubudage nto cyicaro urase Amerika izagira himanuka Ubudage buzamuke. Amerika ntabwo ibaho ni intorezo nkuko wabura anga ufite buri umunyamaboko ugafite intorezo ukayikubita hari igaswanyuza ibintu abantu bakibwa ngo none kumbi nayibaho ni ububasha bw'ibyo bihugu byose bwashyize hari ishoka ngo bukomeze bukoreshe politike mpuzamahanga iri mu Burayi
okay nibo butegeka amafaranga nibo butegeka ibintu byose nabo bufite amasezerano akomeye ya antikristo. baze n'ukuntu Amerika bavuga ko ari cyo kintu gikomeye cyane ahubwo ku isi. ashwi na Amerika iriyo ariko okay hariyo ubutunzi nuko umese waba ufite isambu yawe irumbuka si byose yego ikera imyaka myinshi kurusha ibindi ariko nibivuze ngo iyo isambu irigenga ifite nyirayo niko bimeze rero na Amerika niko bimeze. ni ukuvuga ngo iyo miryango yose mutubwiye 13 ni imiryango yose yashinzwe na Illuminati. Yes niyo yashinzwe na Illuminati ariko nayo yavansa cyangwa iteza imbere mbega ikora ibyo Illuminati ishaka byose. Yes niyo miryango 13 ibikorwa byose bikorerwa hano mu isi niyo miryango bijyana politike bijyana imibereho bijyana na programu nk'ibi tubona tuzabivuga wenda ubutaha nk'ibi intego z'ikinyagihumbi twese twirukanka inyuma n'umurimo wa Satani. urumva n'amadini kandi arimo tuzabura by'amadini noneho ugere mu 908 yijwemo akaza n'ura bita ngo ni Ecumenism. Buriya amadini nta kibaho ngo communisme ecumenism ecumenism bw'amadini ubundi si buriho buriya buriho ariko hejuru ntabwo dusengera kimwe ibyo ntibabishaka n'ubundi ahubwo duhurira hejuru bagakora ikintu kimwe muri siri bagahuza n'inzego z'ubuyobozi butegeka isi. se pasite buriya bizigera bibaho ubundi ko amadini yose ahuriza hamwe ku kintu kimwe. oya amadini ni maraya yagiye gukurwaho agiye kujya gishushanyo gisengwa hari abajya bavuga nyine iyo ngiyo iyo kiminisme bajye bavanga izabaho iyabiriho cyangwa izabaho se kandi amadini ureba yarangiye ndabona nanjye arimo kugenda arangira ahubwo gusa yo icyo ikora abayayobora hejuru nibo bazwi nibo bashaka kuzicara bagiye kuzashyiraho idini rimwe n'ubu hariho movement cyangwa hariho impuruza yitwa interfaith movement igamije guhuza ya madini kugira ngo bashyireho idini rimwe. Iyo gahunda yatangiye mu mwaka w'2000 iyobowe na Papa bayita United Religions Initiative. Barashaka gushyiraho Organisation Mondiale pour Religion izakora umurimo wo gushyiraho idini rimwe ari ryo twita muri Bibiliya ryahanuwe igishushanyo gisengwa kizicisha abatagisenga. Guki murakoze cyane. Reka tubwire abakunzi bacu abari badukurikiranye kuri Iron TV ngira ngo murumva ko dufite byinshi byo kwiga kandi kwiga no guhozaho. Burya ugeze mu rwego rwo kumva ko wamenye ubutaramenya ukwira ibyo agakwiriye kumenya. Niko na Pawulo yabwiye abakorino yaravuze ngo nta burya wibwira ko hari icyazi aba nta cyazi ukurikije icyo yaragakwiye kumenya. So nukuvuga ngo rero kwiga kwacu ni uguhozaho cyane kugira ngo tubashe kumenya uburyo twitwara muri iyi si kuko ubu nk'ibintu tuba tuganimba numva ko Satani ise ayifite mu biganza bye gutya koko. Uzi ko hari abantu benshi pase batabyemera ko Satani ise ari uyoboye neza. Hari abantu benshi batabiha agaciro ariko ukurikije nk'ibyo bintu nk'iyo miryango unteye amatsiko yo kuzayumva neza ku buryo uzatubwira buri muryango ibintu ushinzwe ukora hano mu isi buri muryango ibyo ushinzwe ukora hano mu isi kugira ngo abantu bumve ko ibintu byinshi tubamo hejuru aribo babiyoboye kandi abo babiyoboye bafite undi bakorana nabo witwa Satani tukabibamo twumva ngo ni ibintu bisanzwe nyamara twarinjiriwe kera tutabizi. Imana ikwiye kuturengera kandi ikaduha kuyegera no kuba amaso no kutumenera amabanga menshi. Amen. Murakoze cyane rero Imana ibahe umugisha. Reka turarike mwebwe abari badukurikiranye kugira ngo ubutaha muzongere mukurikirane ikindi kiganiro. Pastor turi kumwe hanyuma reka dufashe adusengera Imana ariko nawe aho uri ubwira Imana ngo Uwiteka ndakwinginze komeza kunsobanura mu bwenge bwinshi mbashe gutambuka muri isi ntiyanduje. Murakoze Imana ibahe umugisha mbere yuko dusenga nari nabibwiye ariko hari umuntu ushaka kugira amatsiko akavuga ati ibintu yavuga simbyumva akavuga angeraho ko simashaka kugira umuntu avuge ukunda ahubwo ashaka umuntu ambaze niba cyarenginga muhire nanjye nisobanura kuri we. So telefone yanjye ndanwa rero ni 0788 50 abari diaspora mwibuke nkuko musanzwe mubikora no gushyiraho akamenyetso ko guteranya bashyiraho 250
ukabona gushyiraho 788 yego Imana ibaha umugisha buriya iriya nimero turanayishyira hasi bajye bazaza banayireba hasi kuri video cyane nayo iba kuri WhatsApp yego reka rero dusenge uhoraho Mana yacu Mana ikomeye Mana ikwiye kubahwa haleluya Mana yaturemye ikadushyira muri iyi si Mana isumba byose batoranyije Abrahamu sogokuza ngo muri we arimo amahanga yose azaherwa umugisha turagushimye niyo mpamvu twubaha uwo murongo wose kugera kuri Kristo no kugera kuri twe yuko muri uwo ruhererekane no tuzamenya ukuri bavuye mu ijuru tuzakiza ubugingo bwacu iyo turebye isi tuyireba yuko ntacyo yaduha kuko ubwayo kuyibamo ni imidugararo gusa yerekane yuko atari dukwiriye kubamo ahubwo dukwiriye kuba handi bateguriye nk'Imana yaturemye kuko rero aho niho dutegurira nabwo butumwa dukwiriye kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami mu gihe tuzayoborwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Shima rero uyu munsi abazakora ikiganiro bazabaha ishuri birenze ibyo kandi ndakwinginga muzabahe no guhindukira ukuri kuko ijambo rya rivuga ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose mu izina rya Kristo Yesu maze bihane bakire Kristo bakire ubugingo bushya bubonerwa mu mwami wacu. Shimwa kuko ibyo wemeye kubiduhera umuntu imbabazi zawe byambarije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu amen. Ya Imana ibaha umugisha cyane mwebwe mwamudukurikiranye ikiganiro nakagaruka nawe utaha. Shalom shalom shalom. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye babitse ubutunzi bwabo